Hello guys, hari igihe ujya kuri YouTube ugasikora kuzamura ama video ariko muri make ukabona izo video zifite thumbnail zitameze nk'izo wajya gukoresha kandi ukabona izo thumbnail ukuntu ziteye zo nta nubwo ari umuntu wifotoye ahubwo ni thumbnail zakozwe na AI. Yego wumvise neza, izo thumbnail zikaba zarakozwe na AI kandi izo thumbnail z'ukuntu ziba zimeze ziba ari thumbnail ziteye amatsiko ku buryo uyireba ugahita wifuza gukandaho ngo urebe ikintu kirimo. Kandi hano kuri YouTube kugira ngo ubone views bigusaba ko ufite thumbnail nziza, ufite na title nziza. Ubwo rero cya thumbnail cyo kigiye gukemukira muri iyi video nuyireba ukayirangiza kandi atari we wifotoye utiriwe uvunika we editinga, ari ukugenda ukabaza AI uti ndashaka thumbnail imeze gutya na gutya, AI gahita igukora thumbnail ikayiguhereza. Akarusho kandi ibi byose bikorerwa ku buntu kandi AI ngiye kukwereka hano ni igisubizo ku bantu bose, waba uri umunyeshuri waba utari umunyeshuri, ni igisubizo kuri wowe kuko iyi AI ikibazo waba ufite cyose urayibaza ikakugira inama ikurikije ibintu wayibwiye kandi nawe wayishyira mu bwenge koko ukabona inama yakugiriye ni izanyazo kandi nawe wabikurikiza koko ukabona ikugiriye inama ya nyayo. Akarusho kandi iyi AI ikoresha n'ururimi rw'ikinyarwanda. Rero bana nanjye nkwereke ukuntu iyi AI wayikoresha, ngiye mujye kubana mu video Nite Fabien, umwana ukora ibintu byo ku murongo byiza kandi byizewe. Yani nimba wumva niteze tubana umunsi ku munsi buri kiganiro cyose gisohotse kivuye kwicano kigahita kikugeraho, kandi subscribe ufungure inzogera hanyuma tujyaje duhura no mu bindi biganiro by'ubutaha. Hanyuma rero ufite ikibazo cyangwa igitekerezo andika muri comment turagusubiza nta kibazo. Bo rero iyo AI ukuntu yitwa ChatGPT. Ukuntu rero turi buyigereho turajya muri Play Store, hano nyine muri Play Store aho dusanzwe tudownloadingira application zisanzwe. None tugeramo turasacinga ChatGPT, nyine ni chat nk'ibisanzwe, chat nyine wongereho GPT. Noneho rero urabona ko tuza hano muri search. Noneho tumara kugera muri search tuze dusacinge hano hejuru nkuko mubireba nyine hano hejuru, tuze tuakande niturangiza dusacinge ChatGPT. Noneho rero urabona ko ChatGPT nitumara gusacinga urabona ko hano ahangaha irahitiza ku mwanya wa kabiri. Urabona ko ari ngiyi hano ku mwanya wa kabiri, aha hasi ku mwanya wa kabiri iyi ngiyi imeze nka setting, iyi ngiyi imeze nk'akarabyo nyine, iyi ngiyi nzinzeho akarungu. Urabona ko nyine niyo yitwa ChatGPT. Noneho urayinstara, numara kuyinstara ukande kuri open nkuko ubibona nyine turahakanda kuri open. Noneho tumara gukanda kuri open twinjiremo. Noneho tugerayo baratubaza ngo what can I help you. Noneho nyine baba bakubajije ati tugufashe iki. Noneho ikintu urahita ukora urahita uza hano muri search, ahangaha nyine bacatira. Ubundi ni nko kujya gucata muri makeya nyine ukayoherereza nayo ikakoherereza. Wowe urazamo hano ikintu cya mbere ubwandikemo urandikamo ngo Kinyarwanda kuko iyi AI ikoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Noneho numara kwandikamo ngo Kinyarwanda wohereze ukanze nyine hano urabona ko ikinyarwanda twabyanditse. Noneho tugiye kubyohereza kuri iriya AI. Noneho AI nituyoherereza nayo irahita ibyumva ko dukeneye mu ikinyarwanda, noneho nayo itubwire mu kinyarwanda tubyohereze dukanze kuri kariya kantu k'umukara. Noneho urabona ko hano tugeze iradushubije kandi hano rero urabona ko idushubije mu kinyarwanda. Ubwo rero kugira ngo tujye tubibona neza kambikire ku ruhande tujye tubisoma. Aha urabona ko hano noneho biri kugaragara neza, noneho twabisoma. Noneho rero ndayandikiye ngo Kinyarwanda, irambwira ngo ndabikunze, ushaka ko tuvugana mu Kinyarwanda cyangwa hari ikindi ushaka kumenya. Noneho rero nanjye reka nyandikire nti hano munsi hahandi nyine dusanzwe twandikira, irambajije ati hari ikintu ushaka kumenya cyangwa ushaka ko tuvugana mu Kinyarwanda. Noneho rero kugira ngo mutaza kumva ko nababeshyaga, reka nze nyibaze ngo ese ni gute nazamura channel yanjye, kubera nyine nababwiye ati ushobora kuyigisha inama nayo ikakugira inama. Noneho ndayandikira ngo ni gute nazamura channel yanjye yo kuri YouTube nyine. Noneho reka turebe ukuntu irahita idusubiza. Dutegereze ngo reka nohereze. Nabwo ndaza nkandi kuri kano kantu nyine kaba kazamutse gutya. Urabona hano ku ruhande nyine ndayandikiye ngo ese ni gute nazamura channel yanjye. Noneho reba ukuntu inshubije ngo kuzamura channel ya YouTube bisaba uburyo butandukanye bwo kwiteza imbere
ngo gukurura abasubscribers nyine ngo abafatabuguzi niko yabise. ubwo mu dukubo yahise ishyiramo abasubscribers ngo dore ibintu by'ingenzi wakora kugira ngo ugire channel ikomeye. icya mbere, kora content nziza kandi ifite agaciro. hano naho yahise imbwira ngo hitamo insanganyamatsiko igufitiye akamaro kandi abantu bayishishikariye. kora amashusho afite ubuziranenge aribyo yise hide n'urusaku rumeze neza. ngo tangira video yawe neza mu masegonda 10 ya mbere abantu bagomba kumenya ikirimo. koresha imvugo isobanutse kandi ishimishije. hano rero urabona ko ari ibintu byinshi yagiye duha byadufasha kuzamura YouTube channel yacu. hano yatubwiye ngo ba umunyamahanga kuri YouTube channel yawe, koresha amagambo afasha muri search engine optimization, andika title amagambo y'amazina ya video akurura abantu, andika ibisobanuro description byuzuye kandi ubishyiremo keyword zuzuye zifasha mu gushakisha. ngo koresha hashtag zikwiriye. urabona ko ari ibintu byinshi yagiye iduha. wibuke ko turi gukoresha ChatGPT. ni ibintu byinshi yaduhaye byerekeranye n'ukuntu wazamura channel yawe mu gihe gitoya. urabona ko rero hano yaduhaye ubusobanuro bwinshi cyane mu byadufasha kuzamura channel zacu. ubwo rero mwibuke ko twaje gukora thumbnail. ubwo rero reka tujye gukora thumbnail. ibi ntago ari byo byatuzanye. nimba mubishaka mu nyandikire muri comment, nabyo nzabishacinga mbibasomere dufite umwanya uhagije. ariko mwibuke ko icyo twaje gukora ari thumbnail nziza twakorewe ni ChatGPT kandi ikaza ari thumbnail ifite umwihariko yakozwe na AI. ariko hano rero ndizera ko mwamaze kubona ko ibintu byose wasacinga muri wabaza ino AI yabigusubiza. ndizera ko mwamaze kubibona kuko n'ibyo yadushubije nabyo murabizi ko ari ukuri. ubwo rero turaza dusacingemo ngo wankorera ifoto ya AI. nyine turaza tuyoherereze, ntago ari gusacinga no kuyoherereza. noneho turebe ikintu idusubiza. wankorera ifoto ya AI. urabona ko hano isi mbwira ngo yego, mbwira uko ushaka ko ifoto yawe irabimeze. waba ushaka umuntu cyangwa ahantu cyangwa ikindi gishushanyo cyihariye, yimbwire neza kugira ngo nkore ifoto igushimisha. urumva ko iyi ni AI ikakubwira nyine ugomba kwisobanurira ifoto ushaka. noneho rero hano ndaza nsacingemo ko nshaka ifoto yo ndashaka ifoto nyine uraza usacingemo. hano nimba ushaka gukora thumbnail yo kurwana, uraza uvuga ati ndashaka ifoto iriho abantu bari kurwana. nimba ari thumbnail ushaka y'umuntu uri kwigisha, uvuga ati ndashaka thumbnail y'umuntu. nyine wowe uravuga ifoto, ntago uvuga thumbnail. ndashaka ifoto y'abantu y'umuntu uri kwigisha. ubwo nyine icyo ushaka nicyo uwandika hano, nyine ukayoherereza ikagusubiza. ndashaka ifoto y'ibiryo. ubwo ngiye niko ndi kwandika y'ibiryo birimo, nabyo ugomba kubisobanura nyine ibintu biraba biri muri ibyo biryo, biraba bigize ibyo biryo. noneho ukayoherereza wabisobanuye neza. amateke, amakaroni, noneho ukabisobanura byose nyine ibintu byose biri muri ibyo biryo. imyumbati, ibintu byose bibe biri muri ibyo biryo ukabisobanurira kugira ngo ize kubishyiramo neza. noneho rero hano ndaza nshyireho n'ibishyimbo. noneho nimara kubyandika gutya nyoherereze. noneho ifoto yanjye urabona ko hano ifoto iri gukeretinga. nyine barambwira ati creating image. nyine baba bari kuyikora nyine ifoto ikaba iri kwikora. urabona ko hano ifoto bahise bayimpereza yihuse. urabona ko ari ya AI ibikoze. noneho urabona ko hano iyo tuyikanzeho duhita tugera ku ifoto neza, tukaza tukayifungura igaragara neza. noneho rero ahangaha iyo uyifunguye igaragara neza gutyo ukabona ni nziza, tuza hano munsi. nyine ahangaha munsi hari akantu ka save, ukaba ariko ukandaho kano, ukaba ariko ukandaho ubundi ukayibika. nyine igahita yisevinga kuri telefone yawe.
ubwo iyo ubonye atari nziza ntago uyibika. Noneho bagahita bakubwira ati dore ifoto y'ibiryo wari usabye irimo amateke, amakaroni, imyumbati n'ibishyimbo byose biteguye neza, ngo biteguye neza ku isahane ya kinyafurika. Niba hari icyo ushaka ko mpindura cyangwa no wongeraho mbwira. Ubwo nimba ubonye ifoto igukoreye atari nziza ukayibwira ati iyi foto ntago ari nziza, ongera unkorere iyindi. Noneho rero hano turaza dusacinge ngo nkorera ifoto. Nanone nyine iri uraba wayisevinze yagiye kuri fayilo yawe. Noneho nkwereke ukuntu turi bukore thumbnail mu kanya gatoya. Ukaza ugasacinga ati nkorera ifoto y'umuntu uri kurya, nyine ugasacinga ukavuga nimba ikintu ushaka gukorera thumbnail nicyo uri busacinge. Nimba ari abantu bari kurwana usacinge abantu bari kurwana gutyo nyine. Noneho ukavuga ati nkorera ifoto y'umuntu w'umugabo uri kurya. Noneho ukaza ukohereza nyine. Noneho ugategereza igisubizo. Noneho urabona ko bahita bakubwira ati image creating, nyine bagahita bagukorera ifoto yawe. Noneho urabona ko ifoto yacu bahise bayidukorera. Noneho urabona ko ni ifoto nziza ya AI y'umuntu uri kurya. Noneho iyo ngiyo nayo iyo ubonye ari nziza uraza ukayikandaho, noneho ukayisevinga, ukaza ugakanda ku ifoto ukayisevinga. Urabona ukuntu imeze, ni ifoto nziza ikeye igaragara neza nyine nka kwa kundi ujya ubona amafoto ya AI asa. Urabona ko ni ifoto nziza cyane. Noneho rero iyo ushaka kuyisevinga nanone uhita uza ugakanda hano handitse save. Noneho iyo umaze gukanda kuri save uba wayisevinze nyine ihita ijya kuri galeri yawe. Noneho ukajya uyireba uko ubishatse ukanayikoresha. Noneho rero ukaza nanone iyo umaze gusevinga amafoto ushaka nyine yayagukoreye, noneho ukayasevinga, ikiba kigiye gukurikira ni ukujya muri InShoot. Nizeye ko buri muntu wese afite InShoot, nkamwereka ukuntu dukora thumbnail. Ubwo udafite application yitwa InShoot najye muri Play Store downloading, hanyuma dukomeze tugendane. Noneho uraza uhita ukanda hano handitse photo, ahangaha handitse photo. Noneho uhita uza ukande hano kuri new, nyine uraza hano handitse photo. Ubwo nizere ko nimba utayifite uri kujya muri Play Store kuyidownloading, hanyuma nkakwereka ukuntu dukora thumbnail. Ugahita uza ugakanda hano handitse new. Noneho iyo umaze kuhakanda uraza ugakanda kuri ya foto wakuye hahandi wasevinze nyine kuri phone yawe. Noneho ukaza iyo umaze kuyikandaho nyine uraza ukayikandaho ikajyamo. Hanyuma urabona ko ni umugabo uri kurya yishimye. Noneho ugahita uza ugakanda hano kuri nyine iyo ushaka gukora thumbnail ya YouTube uhita uza ugakanda kuri 16:9 canvas nyine ya 16:9. hariya habanza nyine niho haba handitse canvas. None ifoto ukayegeza hirya gutya, nyine iyo umaze kuyegeza hirya gutyo uhita utambika ukaza hano handitse pipi. Ahangaha haba handitse pipi, ukazana bya biryo nabyo ya foto y'ibiryo nayo wakuye hahandi. Noneho ukaza ukayishyira ku ruhande. Urabona ko thumbnail yacu iri kugenda iba fresh. Noneho gutya urabona ko thumbnail yacu iri kugenda iba. Noneho ubundi ukaza hano handitse sticker ukaza ugakanda ku ifoto hano. Noneho iyo umaze gukanda ku ifoto uhita uza hano ukareba ifoto ushaka gushyiraho nyine. Ubwo ngubwo kubera ano mafoto nayakuye kuri chat GPT, ubwo ndazana na ya application nayakuyeho nakoreyeho ano mafoto ya AI nindangiza nyishyire ahangaha. Ubwo ndi kugaragaza ko ano mafoto nayakoreye kuri chat GPT. Nyine ino thumbnail ariho nayikuye kuri chat GPT. Noneho nyigire ntoya nindangiza ndeba ahantu nyitereka. Ubwo rero urabona ko thumbnail yacu yabaye OG kandi ari thumbnail ya AI nka zimwe nari kukwereka mbere dutangira video. None ukaza ukanda hano hejuru kuri export. Iyo umaze gukanda kuri export urabona ko thumbnail yawe tayari iba yabaye. Noneho ukayishyira kuri video ushaka. Urabona ko ni thumbnail nziza ifite umwimerere nyine wa AI. Nyine ni thumbnail yakozwe na AI nkuko mubibona. Ubwo rero nizere ko nawe uvuye hano hari akantu wigiye kuri iyi video nyine ko gukora thumbnail ya AI. Urabona ko ni thumbnail nziza kandi iri fresh nyine
ku muntu uyirebye. Sasa rero nimba warebye ino video ukaba ugejeje aha ngaha ukiri kuyireba ndagushimiye cyane, kandi wibuke no gukanda subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bijye bita bikugeraho, hanyuma tuzajye tugendana buri munsi. Twagiye rero, nizere ko warangije gukanda subscribe. Ciao ciao, ndabakunda cyane.